Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitanu gusa byananiranye abantu benshi muri twebwe ndetse no kuri iyi si mu batari twebwe bifuza ariko byananiranye. Ese ibyo ngibyo ni ibiki? Ni ukubaho imyaka myinshi, ni ukubaho igihe kirekire kandi ukabaho neza igihe kirambye. Ese wari uzi ko ushobora kubaho igihe kirekire kandi ubayeho neza atari amahirwe wigiriye cyangwa se umugisha wagize, ahubwo ari uko wabigennye cyangwa se wabipanze? Reka nze turebe rero uburyo ushobora kubaho igihe kirekire ukaramba, nawe ukaba mu barama, ukaramba nk'umusozi rwose. Kandi nizere ko niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha wabanje kureba kuri buto ya subscribe iri munsi y'iyi video ukayikandaho, maze ubundi rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ujye ubona ibiganiro byiza by'ubwenge nk'ibi ngibi ku buzima, cyane ko ibi biganiro bikubaka, bikakugira inama, bikakugira undi muntu udasanzwe. Ndabizi neza ko nukora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi uzabasha neza kumenya ibyiza byo kuba warageze aha ngaha. Ngaho ukora subscribe twikomereze turebe ibintu bitanu byatuma urambuka waho igihe kirekire. Wibutsa ko njye nyiri kukubwira amazina yanjye nitwa Reponse. Ndagusuhuje rero, ndagira ngo nkubwire ko ikintu cya mbere iki ngiki nanakivuze wanankubita ndabizi. Ndagira ngo nkwibutse ko kurya neza ari wo mutungo wa mbere umubiri wawe ufite. Turagendana neza, kurya neza ni wo mutungo wa mbere umubiri wawe ufite. Ndagira ngo wumve neza ibintu bitanu kuko bizatuma ubaho neza kandi igihe kirekire kirambye. Kurya neza rero ni wo mutungo wa mbere umubiri wawe ufite. Ugomba kurya neza ukiyitaho, kubera ko kurya neza nibyo bikubaka. Kurya neza nibyo byubaka umubiri wawe, nibyo bikurinda indwara. Ikindi cya kabiri, ugomba kurya ibiryo bikungahaye kuri vitamini, ibiryo bikungahaye ku bintu bitera imbaraga. Mbese nyine ugomba kurya neza ukiyitaho. Urwo ni rwo rufunguzo rwa mbere, kubera ko uramutse utarya usibye no kubaho nta n'umubiri wagira. Icyo ni icya mbere. Reka turebe icya kabiri rero. Ibyo ntitubitindeho kuko ibyo ngibyo dusanzwe tubizi twese. Ubundi buryo nanone twakoresha ni ukwirinda ikintu bita stress. Ni ukwirinda stress. Irinda ibibazo, irinde guhura n'ikibazo runaka. Igihe wahuye n'ikibazo ugikemure mu buryo bwiza kandi bunyuze mu nzira nziza. Turi kugendana, igihe wahuye n'ikibazo shaka inzira inyuze mu mucyo uri bugikemuremo, kugira ngo bitazakubyarira stress bigatuma ubwonko bwawe bwangirika. Nizere ko ikintu cya stress urimo uracyumva. Iki ni ikintu cya kabiri ugomba kwirinda kugira ngo byibuze ugire ubuzima bwiza bwazatuma ubaho igihe kirekire. Kubera ko ubushakashatsi bwerekanye ko stress ari ikintu kimwe mu byongera gusaza vuba. Muri make byihutisha imyaka y'iminsi yawe yo kubaho. Nizere ko ibyo bintu urimo urabyumva. Kandi stress nanone ni kimwe mu bintu byongera indwara z'umutima. Stress ni kimwe mu bintu byongera indwara z'umutima. Ndabizi neza niba urimo uranyumva ntago haburamo umuntu urimo uratekereza ko stress nabirenze, wari utuntu ngo tuza twahita twijyana ngo ni iminsi mikeya ngo birarangira. Stress ni ikintu kibi, ndagira ngo mbikubwire bitazagutungura wagize aga stress wumva ko wasuzuguye ariko ukabona kaguteje indwara y'umutima. Kandi ibi ngibi niyo kataguteza indwara y'umutima. Stress ni ikintu kibi cyihutisha iminsi yawe yo kubaho. Ndagira ngo ujye wirinda stress. Igihe wowe n'ikibazo ugerageze kugikemura neza. Sindiyo turi kumwe, nizere ko turi kugendana neza. Reka turebe n'ikintu cya gatatu. Muri kamere ya muntu, umubiri w'umuntu, umubiri wacu ni umubiri wakozwe cyangwa se waremwe mu buryo ugomba kuba uri movable. Ni umubiri ugomba kugenda. Ntago ari igiti cyaremwe ngo kizakiguma hamwe gikuriraho kiri gikorere muvuma zose gihagaze hamwe. Nizere ko ibintu urimo urabyumva neza. Umubiri w'umuntu ukwiye gukora siporo uko byaba bimeze kose. Abantu benshi bahita bavuga ngo ubwo ngubwo ngo urarenzwe, ngo ni umurengwe. Ndagira ngo ubwire ko uyu nguyu atari umurengwe. Byibuze niba uzi ko uyu munsi udafite akazi, fata byibuze isaha imwe cyangwa amasaha abiri ukora agasiporo. Ntabwo bivuze kwiruka mu muhanda, bivuze kujya muri gym. Naho iwawe mu rugo aho ngaho uri wakora siporo kandi ibintu bikagenda neza, umubiri wawe ukawutunga, ukaworora, ukawukuza neza. Nizere ko ibi ngibi turi kugendanaho neza fresh 100%. Umubiri w'umuntu ukwiye gukora siporo kandi usibye n'umubiri,
siporo zikorana n'ubwonko ku buryo ubwonko buruhuka neza. Igihe umubiri wawe utabonye siporo nta kizakubuza gusaza vuba, cyane ko iyo ukoze siporo umubiri wawe ukomera ukagira imikaya ikomeye, gusaza bikaba bigoye. Nizere ko urimo uranyumva, reka dukomeze turebe ikindi kintu cya kane. Ndagira ngo nkwibutse ko wowe urimo uranyumva, ndagira ngo ubwire ko izi nama nuzikurikiza neza ubuzima bwawe bwose kugeza igihe Imana yakugeneye kuri iyi si, uzasaza neza, kandi niyo wenda waba utaragenewe gusaza. Murabizi neza abantu bizerera mu igeno, ntabwo buri muntu wese yagenewe gusaza kugera ku iherezo, ku munota wa nyuma umuntu asaziraho, kugera ku myaka byibuze umuntu yagasaziyeho. Ariko niyo icyo gihe cyagera uzaba uri umusore ubayeho neza nta kibazo ufite. Nizere ko turi kugenda. Noneho reka turebe ikindi kintu cya kane. Iki kintu cyo kirimo ibanga rikomeye cyane, abantu benshi baragikinisha. Ni ikintu cyitwa kunywa amazi menshi kandi meza. Akenshi usanga ibintu babinegirija, ugasanga umuntu ntanywa amazi, ugasanga ararya arinyuguza mu kanwa, cyangwa se narabikoze, cyangwa se ariborosa gusa ahise yiciraho. Ndagira ngo mubwire ko amazi ugomba kuyanywa nk'umuti w'ubuzima bwawe bw'iteka. Ndagira ngo mubwire ko amazi utagomba kuyanywa igihe ufite inyota gusa, ugomba kunywa amazi kandi menshi igihe cyose, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihe ubishatse, igihe wumva ushaka kunywa amazi. Ugomba kunywa amazi kandi menshi, kuko ibi ngibi amazi afite uruhare rukomeye cyane, yishemo ibanga rikomeye tutabasha kumenya, aremanywe ubuhanga bukomeye. Kuko ndabizi neza nawe uri kunyumva, urabizi ko amazi ari 1/2 mu bigize isi, kandi amazi ni 1/2 mu bigize ubuzima bw'umuntu, yaba mu mafunguro, mu isuku. Nizere ko ubizi neza. Rero koresha amazi bitari mu masuku gusa, bitari ukoga gusa, gerageza byibuze unywa amazi menshi. Reka turebe ikintu cya nyuma aricyo cya gatanu. Rero gusa ntarajya ku cya gatanu, ndagira ngo mwibutse ko kandi amazi afite 60% y'ubuzima bwawe. Nushaka kugenda ubikora ubushakashatsi, ibintu ndi kukubwira ni ibintu mba nicaye nkabikora ubushakashatsi, nkabimenya, mwireba ngo ese abantu bacu niki cyatuma babaho byibuze igihe kirekire. Ibi mba naje kubibagezaho ari uko nabanje gukora research, mba nabanje gukora ubushakashatsi. Amazi ni ikintu gifite 60% y'ubuzima bwawe. Byibuze gerageza, try your best, uzambwira nyuma. Reka twirebere n'ikintu cyacu cya gatanu cyatuma tubaho neza kandi igihe kirekire, ubuzima burambye. Iki ngiki rero ni iki? Iki cya gatanu ni ukugira umuryango n'inshuti kandi nziza. Ntukabe wenyine. Muri make bivuze ngo kirazira kuba wenyine tu, kirazira kuba wenyine kabisa. Handi usanga umuntu yarihebye, hamwe wenda bitari depression, ukumva ko ewana njyewe nimba ndi jyenyine mfite umutekano, harantu baba babayeho gutyo. Ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza kuba wicaye ukumva nta muntu ushaka ko muvugana, ukumva ushaka kubaho wenyine, nta nshuti ntaki. Ibyo ndagira ngo ubwire ko atari byiza habe na gato. Inshuti ni imwe muri ba bantu uzagira ikibazo ikagera mu ba mbere. Umuryango wawe ugira ikibazo ukaguhumuriza, ariko se n'uba uri wenyine, agahinda kazakwica, ugire depression, kuko nta muntu muzaba muri kumwe byibuze wakugira inama, nta muntu muzaba muri kumwe byibuze wakubwira ngo kora ibi ngibi bigenze gutya, ngo kugira inama. Ndagira ngo ubwire ko umuti umwe utigira inama nziza, ahubwo wigira inama yo kugira ute, iyo gusara. Uwo mugani ndabizi neza ko twese tuwuziranyeho. Rero gerageza byibuze kugira inshuti, ntukabe wenyine. Turumvikanaho kuri iki kintu, nizere ko turi kugendana neza. Niba wumva uri wenyine, ndagira ngo wibuke ko ubusabane ari ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwawe. Nizere ko ubusabane ari ikintu kigomba kuba ari ingenzi ku buzima bwawe. Ntagomba kwigunga, kuko kwigunga nibyo bizakurizamo guhora uzinze umunya, cyangwa se utamwenyura. Kandi ibi ngibi guhora wishimye, ugerageza byibuze kumwenyura, mu maso yawe hagaseka, kubera inshuti. Bizaba bitewe n'ibyo muri kuganira cyangwa se n'uburyo mubanyemo. Ibi ngibi bizatuma iminsi yawe yo kubaho byibuze yiyongera, kandi bizatuma udasaza vuba, kubera ko ubwonko bwawe buzabuha umubiri wawe yuko umubiri wawe umeze neza, kandi ubwonko bumeze neza, bikonegitane neza, usange rwose uratemba itoto, tumeze fresh kandi urakomeye. Kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafite inshuti n'imiryango, cyangwa se n'umuryango, bashobora kurama kurusha abigunze. Cyangwa se nimvuga abigunze ntunyumve nabi, reka nkoresha irindi jambo. Umuntu ufite inshuti n'umuryango
ubushakashatsi bwagaragaje ko uwo muntu ashobora kurama kurusha umuntu uri wenyine. Nizere ko urimo uranyumva neza. Rero inama nakugira ngaha, ugira ibiganiro byibuze, ugerageze gusangira ikiganiro n'abandi, usekane nabo, wishime. Nibiba ngombwa nubona ari ibintu bitari bubyara ikibazo gikomeye cyane, unabasangize ikibazo cyawe. Ariko ahangaha ni ku bantu, ku muntu w'inshuti yawe w'umwizerwa mubanye igihe kinini. Nanone ku muntu w'umuryango wawe, ushobora kuba umugore wawe, ushobora kuba abana bawe, cyangwa se akaba undi muntu uwo ari we wese mubana, byaba byiza umusangije ikibazo cyawe ufite, cyangwa se ukajya uganira nawe kuruta kwigunga. Izi ni inama rero 5 nabahaga zatuma usaza neza, ugasaza ukabaho igihe kirekire. Rero ndagira ngo niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kandi subscribe. Niba wabonye ko ibiganiro nk'ibi ngibi ari ingenzi kuri wowe, niba wabonye ko ari ingirakamaro ku buzima bwawe, ndagira ngo musabe ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi, ibiganiro byo ku buzima, byo kuyoboka Imana, ndetse kandi uraba utanze support